ariko sha nta bintu bikaze sha gusanga ari babandi ngo baba bari kugerageza ibisasu baratubangamira ariko bari abantu nabo baratubanga icyo ni cyanya cy'urundo cy'umanya dad reka sha bibaye ari n'igisirikare cyangwa bashaka abagabo banakirwanira iki ni igihugu cyacu Namanya dad, nurimo satani. Dad, intambara ingiye baratwica. Intambara ni yanyaye, intambara kandi ni yanyaye, use turi isawuri. Jesus. Wewe, ndakurasa nawe uribo. Wino vayo ndakwifatiye uri umwanzi. Wino ndakwifatiye zamuka. Icyo ni iki kizane. Zamuka ngwino. Mwara tuzengereje shani mwega murimo murarasa. Wino, gira vuba banguka. Ni wowe ufite telekomande iri kubirasa urayifite ufite telekomande iri kurasa ibyo bisasu wino banze sobanura ibyo ari byo ko ngusanze wishemo hariya wari urimo gukora meke iki gikapu kirimo intwaro harimo intwaro zishyira hasi ndabagushyikiriza urumva wari uri gukora icyana rega nanjye ko ubibona gutya ndi mu nzi dore nurutse umva ahantu kure nubu nanjye nurutse ku Gisenyi ndi kumva amasasu ngo pa uturutse ku Gisenyi mitanzanisha muri no mugungo uturutse ku Gisenyi niwo nurutse uturutse ku Gisenyi uza guhungira hano nabuhungiro bamuko komeza winde ibyo bitasuraje ubundi sema nuko mbona kino gihugu ari nambarara Jesus. What? Gikongomani n'ukuntu abakongomani bakeneye kuvuga ibintu bari kutwoherereza. Zora katarabiga. Ubuze umuntu urira ngo ibyo biri byawe. Ubu ngubu hise kwikakira ngwino. Ubuze ngo iki? Zora katarabiga. Umva ibintu bari ngwino. Buriki ubu ngiye ukupita pakufunye. Na mikino pitanye nawe. Habaye ikiko numva ibintu bitameze neza. Kumbu tini Kinyarwanda wewe wamusenzi. Nimwega mwe baje bita abacengezisha uzi Kinyarwanda. Bikanzi. Pole sana kidogo, pole sana ndagukubita nawe wegera wewe wamusenzi. Pole sana mwego muratuzengereza ngo pole sana. Je nari umuhanzi ndi kuririmba none ibyo bintu murimo muraturitse we kigoryi. Pole kidogo. Ubuze kuki pole kidogo. Ada kuri kungonga bimeze wabuze intambara iri kubera muri iki gihugu reka ndiguhura n'inzira bari twitse none se madana abungira dufite twari kwanga tugeze nanzira bugufi nagenda ku buryo ahita ngeza muri Amerika reka ni wagenda imyaka 30 ntabwo wagera we iyi niyo nzira yo kugana Uwiteka mu rusengero ahubwo ko tugenda dusanga wenda aho bazaduhotorera Mungu wa Kongo mani wowe uri kumaze iki uri gukomeza kugenda buri kanya zona gotera binga genda ubibwira abakongomani banyu ubu ngo bingiye sasuri yamaze kuvuga icyo nagiye